ntago abantu bose batunze inka bagira amapfizi. Imfizi barazitira cyangwa bakazikodesha. Inkoko niko gasimba karongora abagore bake. Inkoko y'isake igira abagore 7. Abo bantu Allah arabarema babaho. Kuba yarageni nta nubwo ari buri mugabo wese watunga abagore 2. Maze hari n'abananiwe n'umwe. Hari n'abananiwe n'umwe mpaka batangiye hari ibintu banywa ngo byitwa kambuca, sinzi ibindi bintu banywa birirwa biyahuza. Kubera iki? Kubera ko umugore umwe yamunaniye. Baza ubwo ikosa warishinja nde? Kubera ko umugabo muri Islam afite uburenganzira bwo kubwira umugore we ngo kanaka sinshaka ko uvugana nawe, kandi rikabihame. Kanaka sinshaka. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishimwe n'ikuzo ni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bibe ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam no ku muryango we n'abasangirangendo be. Nyuma y'ibyo rero bavandimwe b'Islamu, none ukuvuga ngo buri muntu wese ukurikije ukuntu gutunga umugore bihenze, urabona kugura inzu yaha muri Kigali, inzu ya miliyoni 30 ngo nuko ushaka umugore wa kabiri, wallahi birahenze. Buri munsi ukishwanyaguza ugatanga 10,000 hano 40 ku munsi kugira ngo ukunde uhahira abantu. Noneho no kujya guhangana n'amashyari yabo sasa, kujya guhangana na shushushu zabo mu matwi ninjoro. Urabona umugore wawe, dore umugore wasiga amaziminsi, numvise bavuze ngo. Ibyo byose ntabwo umuntu abyirengera, uretse ko haba hari impamvu ikomeye wowe utazi. Icyo kintu turacyumvikanaho. Wireba rero ngo kanaka afite abagore 2 ngo utangire uvuge ngo ibi nibi. Noneho biranashoboka yuko umugore umwe ashobora kudahaza umugabo. Niba Imana yaravuze 4, hari abagabo b'ibifaru bakanganye pe. Ngenzi umugabo yashatse gushaka umugore wa 2, umugore we aranga. Aramubwira ati ngewe nzi umuti wawe. Mu gitondo umugore yajya ku kazi ati subiri bana, ndagushaka icara hano. Jugu ngaho yagapfe. Amasaha y'akazi yageze, ibiki we tulia. Akamuvaho akamujyana kwa muganga, bakamutera serum. Yagaruka saa 6 ati njoo. Umugore yageze aramubwira ati sasa mzee, urabizi abo bantu Allah arabarema babaho. Kuba yarageni nta nubwo ari buri mugabo wese watunga abagore 2. Maze hari n'abananiwe n'umwe. Hari n'abananiwe n'umwe mpaka batangiye hari ibintu banywa ngo byitwa kambuca, sinzi ibindi bintu banywa birirwa biyahuza. Kubera iki? Kubera ko umugore umwe yamunaniye. Uwo rero niba umwe yaramunaniye ntago ashobora gushaka wa 2. Ariko hari abandi Allah yahaye afya zao 4 akajya bacaho kuri buri munsi kandi akabaho. Alfajiri yamara gusara akajya gusura urugo. Assalamu alaikum, mwaraye mutese? Ngwino nkubwire. Icara hano. Akagikemura. Mukanya saa 4 ati reka nje kureba baruguru hariya. Mwaraye mutese? Natwaraye neza, ngwino nkubwire. Yamara kubaca magaturiya agasigaza ituru yahari burare. Uyu muntu umuziritse ku mugore umwe ntiwaba umwangirije. N'ikindi kigaragara mu bushakashatsi bumaze gukorwa, wenda twebwe ubwo dutangiye kujya dutanga amawayiza, hari igihe bizashoboka. Mu bushakashatsi burimo gukorwa, ushobora gusanga umusore agejeje imyaka 25 atibuka umubare w'abagore amaze kuryamana nabo. Kuko ageze adolescence 15 agashaka inshuti, kandi inshuti nicyo bisobanuye. Kuki atajya gushaka inshuti ngo ashaka umugabo nkawe? Iyo ashaka uriya wo mu gitsina gore, ni ukuvuga ngo ubucuti kuri icyo gitsina cyawe utagifite ntiyagukunda. Arungurutse agasanga ari ntacyo yakubwira ati uyu ni wa fake. Akabihera ku myaka 15 akazarinda ageza 30. N'aba b'abanyamashuri bagira ibyo bita ngo ni amour scolaire.
abarongora ku ishuri, yava muri primaire akagenda akarongora hariya, yajya muri troncome agasanga inshuti agakomeza, yajya mu byisumbuyeho mpaka akazakomeza agasambana. Aka kanya ukamubaza uti ugereranyije waba umaze kurongora bangahe? Ati wallahi ntabwo nzi umubare. Icyo nicyo cyiza se? Noneho turi muri societe isigaye ivuga ngo nta sugize ikibaho. Niko ko Imana irema abagore batagira isugi? Nihagira umbwira ngo abakobwa Imana isigaye irema nta busugi bagira. Nuvuga ngo niba batagira ubusugi, aba bantu hari ibintu baba bakora biba bihari, noneho bigiye gutuma tuba no muri societe y'umucafu. Kera hari umuvandimwe wakoraga dawa witwa Ismaili. Ismaili yakoze dawa mpaka azana igitekerezo ngo arashaka gukora ishyirahamwe ry'abana b'amasugi. Turamubwira tuti mashallah, mbega ibintu byiza. Tuti rero wowe jya mu bigo by'abayisilamu, genda ujye kuri MPB, ujye ku Ntwari, rwose aho ngaho niho tuzabona abana b'imyaka 12 na 13, cyangwa tuzahere ku myaka 9, hagati y'9 na 12. Ariko natunguwe ko twasanze 80% by'abana kuva ku myaka 9 kugeza kuri 12 baryamana n'abagabo. Kuva ku 9, hagati y'9 na 12 ni abagore baryamana n'abagabo. Noneho kandi uyu ni uzakubwira ngo bana ngo bashaka abagore benshi. Bashaka abagore benshi, wewe watangiye kuba kavaga ukiri uruhinja. Iyo ripoti naje kuyumva nanone, hari undi mushinga urwanya sida bita track. Nawo uwo mushinga nawo washakaga gushaka abana bakiri bazima, ariko bo bararebye basanga 75% hagati y'9 na 12 baryamana n'abagabo. Kandi iyo bavuze abagabo ntabwo ari abana, ni abagabo bangana nkamwe, kuko abana ntibafite icyo baha abagore. Abana babahikiza, nta kintu bashobora kubaha. Bigaragara rero ngo umubiri w'umugabo ukeneye umugore, wabyanga wabyemera. Kandi ikindi, hari ikindi, ngiye maze kugira imyaka 52. Umugore w'imyaka 52 abakiri umugore? Nihagira umanika urutoki ambwira, aba yaramaze gucura, aba yaramaze kubivamo, ubusigaye unamubwira akakubwira atari ibyo ni ibiki ubuvuga. Ati jewe icyo nkuraho ibyo ngibyo sinkibirimo. Nge se urabona ntakiritera rigafata? Ngaho ndebaho nda. Urabona koko umbujije ubwo burenganzira utabumpemukiye? Umugabo arinda ageza 60 akihesha icyubahiro, ariko umugore ageza 45 yarangiye. Ngaho rero banza umbwira uti njyewe n'umugore wanjye turangana, njyewe mfite imyaka 55 cyangwa 60, umugore nawe agejeje 50. Deje umugore yamaze gucura, yamaze gusubiza plaque za leta. Niba afite impamvu ujye umwihorera abikore. Hanyuma hari n'indi aya Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Allah arategeka ati nimushingire ingaragu muri mwe, mushingire n'abakozi banyu, abakobwa mubareke barongorwe n'abahungu mubareke barongore. Ubwo ni uburenganzira bwabo. Noneho ikigaragara aho ngaho nuko kurongora no kurongorwa ari uburenganzira bwatanzwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga iti yemwe mbaga y'abasore, abafite ubushobozi muri mwebwe bazarongore. Kugira ngo mpatinde reka mbanze mbivuge mu Cyarabu. Yaravuze ngo ya ma'ashara shabab, yemwe basore, man istata'a minkumul ba'a, abafite ubushobozi muri mwe bazarongore. Fa innahu aghaddu lilbasar, nibwo buryo bwonyine bwo kwirinda ubusambanyi. Wamaze kucyumva icyo kintu? Uzajya ureba abandi uvuge uti inshallah mu rugo, ningera mu rugo, ukagera mu rugo ukagarura amashusho yose uri ubona ku ipalama. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo ikiri umwe kirya babiri. Bivuga ngo umusore ushoboye kwitunga burya yatunga n'umugore. Ufite
ufite agashahara kawe k'ibihumbi 100-200 kuba kabashije kugutunga, icyo ni icyambere cyuko watunga umugore. Ukijya kumushaka bwa mbere, icyambere uheraho ni iki? Nibyo kuzarya. Cyo si icyambere. Alhamdulillah, nubakiye kuri aka gashahara kuduhumbi 70 ingahe dushobora kuzarya. Icya kabiri kigaragara ubushobozi, hari hadith ivuga ngo ushoboye kwiyambika azambika n'umugore. Nuvuga ngo ugomba kuzana umugore witeguye kumwambika ku rwego ariho cyangwa kurenzaho, apana munsi y'urwo ariho. Iyo ugiye kujya munsi haba habaye ikibazo. Umuntu yambaraga ibya 50, umuzana ujye umugurira rumbiya ya 700. Icyo kintu mbanza kigoye cyane ntiyanakubaha. Icya gatatu ni ukuba umugabo nyine ari umugabo atari ikiremba. Ikiremba cyaba kizana umugore wo kumaziki. Simbizi ariko ko nacyo cyakwishora muri icyo kintu. Icya kane, umugabo agomba kuba afite ubushobozi bwo kubona icumbi ryo kubamo. Noneho bazi ikibazo. Shehe njye ndashaka kurongora ariko mba kwa mukuru wanjye. We ntabwo bishoboye. Wowe uracyara agahungu karya kwa mukuru wako. Icara ukomeze wirire. Shehe njye ndashaka kuzana umugore ariko wallahi ntabwo mfite ubushobozi bwo kumwambika, mureke. Wo ntumushoboye. Njye ndashaka kuzana umugore ariko simfite ubushobozi bwo kumugaburira. Ni ukuvuga ngo umugore aba umushinga wa nyuma mu mushinga w'umuntu. Iyo ngeze aha, si aya si hadisi, ariko nanjye mfite uburenganzira bwo kuba natangamo igitekerezo kivuga ngo umugabo mwiza nukuze, umugore mwiza ni umuto. Bivuga ngo uko umugabo yiha amahirwe yo kubanza gukura, ni nako yiha amahirwe yo kubona amahirwe menshi y'ibizamutunga. Tuvuge urugero, umuhungu ashobora kurongora kuva kuri 18. 18 yarongora akabyara, ariko 18 hari igihe batarabona ibintu, sibyo? Akageza 20 abagifite amahirwe yo gukora struggle akajya muri Afrika y'Epfo nkuko abandi bajyayo, abafite amahirwe yo kujya i Burayi nkuko abandi bajyayo, abafite amahirwe yo gukora struggle zitandukanye ashaka amafaranga. Akenshi iyo umaze kugira umuryango urakuzitira ntubu kigiye. Buryo umugabo mwiza hejuru ya 30-35 abakamiritse, uwo muntu atunga urugo. Hanyuma umugore mwiza rero ni umuti urusha abandi kuba muto, nibura 17-18. Kubera iki? None se arakura ngo ubukure bwe butanga iki? Umukobwa yagiye mu mihango afite 13, ubu abana bacu barimo barajya mu mihango bafite 12, sibyo ra? Kandi 12 abama yamaze kuba tayari. Ni ukuvuga ngo imihango ni esinye Imana ibiduhaye ngo umugore yeze. Uko umubuza rero gushaka, kwera urabona umuntu azacunga ubusugi mpaka 25, keretse numushyira kuri plafo, kwanza naho bajyayo bakamukurayo. Kubera ko iyo akiri muto aba agifite amahirwe kuba akiri muzima. Umugore muto ni umugore mwiza cyane, ariko umugore ukuze iyo umushatse hari n'igihe agutegeka ngo kuki umpamagara mu izina, wagiye umpamagara mama. Kubera ko arakuze. Wallahi umugore mukuru uranamureba ugatinya kumuhamagara mu izina. Hari n'ureba ukumva hari ibyo utamubwira. Byonyine umukobwa umaze kugeza imyaka 25 nta kintu wamushukisha kibaho. Kandi mu bibanisha neza umugore n'umugabo nuko babana, umugabo ashuka umugore. Nibwo buryo bwiza. Ukaza wamurakaje cyangwa hari icyo atabonye ugahita umuhamagara, bamwita ngo iti ngo sweetheart, honey, sweetheart, sheri, shushu n'ibindi mwene nk'ibyo. Uramuhamagara ugatamira akabombo ku munwa ukakamutamika, ibibazo bikarangira. Ariko si ajabu uzanye umaze kuba umukecuru, wallahi hari igihe wamuhabomba akakubwira ati jya kuyiha nyoko.
yakubwira ati njyewe urabona ndi umwana wo gushukisha bombo. Ibitekerezo biba biri kure areba ibindi bintu. Kandi ubusanzwe umuryango utekererezwa n'umugabo, hanyuma umugabo akakora uburyo bwa management y'urugo rwe. Sheri warakahese ngwino tujye kwitemberera, ukamufata akaboko mukazenguruka hariya, wasanga kakandi bakita ice cream kamwe k'abana, turabona ka ice cream nkugurire se, akira akakanyunyuza kaza seka, amahoro agataha. Ariko sasa ugiye kuzana gakushwa, nawe uri gakushwa, uru rugo koko ruzabaho? Positive ebyiri ntabwo zishoboka, imirimo ibiri ntabwo ishoboka. Uzabigerageze urebe. Abantu bafite abagore bato barishimye cyane, arishima, ararya akishima, wamugurira kenda akishima ukabibona, ubwo umutetesheje akishima. Ariko hari umuntu udashobora gutetesha ngo bikunde, urajya kumusoma ati nkuraho iyo mikino, tujye gutembera ati jye simfite igihe cyo guta, ubu njyewe ndi hano, urabona kumuha bombo byo yanagutuka kabisa. Kandi ubundi ubusanzwe urugo umugore aruhura umugabo n'umugabo akaruhura umugore, ariko abantu bose iyo bameze uku ntabwo biba byoroshye. Hanyuma rero reka turebe, icyo cyari igitekerezo cyane. Njyewe nuko ngana uku nguku ngana gutya, ntabwo wanshingira umugore urenze imyaka 20 ngo mwemere.